Reka nongere ngusuhuze kandi nongere nguramutse inshuti wemeye gukurikira MC Rubangukana bigwi nk'ibisanzwe murabizi ko nge n'ubundi ndagati gaturika umuriro kakarutica umugambi yemeje guhiga nkesa ndi igikano cy'ifizi rukoye rw'inkwaya rusakarana inkubito nyiringoma icumu ricumbikira abacumbitsi ariko nanone rubanguza ntambara rwa mpabuka icumu ritagungira aho ruremye burya nararye bamboye ndigikaka burya ruguna ndurirambera ubwo bane yari igihumbi babanje ko bisunga imbere ntindakwica nakurashe ndakegera nkagena icoro ry'ingabo mu byano kariyamira abasigaye batuye umusore n'igikaka no kuduhabye bati mu harire kuduhabya maze nanjye ndabahabya koko burya rero nkaba kubana Pacifique uwasenga Imana wa ruberandinda rwa rwatambuga iwacu ni mu bufundu mu mfura zifungura ubundi harya impyisi n'ibisamagwe ariko nanone nkaramutswa Rubangukana bigwi twataramye Imana y'u Rwanda rero kandi amahore mukorane nayo ndabaramukije mbahaye ikaze kugira ngo twongere twizihirwe muri gakondo k'abanyarwanda umurage musekuru umunyarwanda koko yego rero ni muri urwo rwego umuntu abafasha umwanya mwiza nk'uyu nguyu kugira ngo twongere tuganire twongere tugaruke kuri wa muco nyarwanda wa murage musekuru umunyarwanda kugira ngo twongere twibukiranye bya bihe ndongeye ndagarutse noneho hari umuntu wambwiye ati Rubangukana bigwi bya bihe wagiye utubwira ibintu byinshi ndetse kandi biratunyura ati ariko se bya bihe by'abashumba ko wabitubwiyeho ntutubwire bya bihe by'inkomati z'abashumba mu gihe cy'ishora ati ntutubwire bya bihe by'inkomati icyo bita gukomata mu gihe cy'ishora mu gihe cy'ishora rero ikintu nakubwiraho ntabwo ndibuze kuvugaho ibintu byinshi ariko tuzi ko mbere yuko kugira ngo ishora ribeho habagaho icyo bita kujya kweza amariba icyo twita kweza amariba icyo bita kweza amariba rero ni iki kwabaga ari ukujya gusukura nyine kujya gukora amasuku mu bibumbiro bakagenda bagategura nyine aho bari bubumbire aho bari buze kuhirira rero uwahageraga mbere ubundi niwe wuhiraga mbere umuntu yajyaga gufata amazi agafatira inka ze amazi kugira ngo igihe cy'ishora kize kugera yamaze gufata amazi ariko akenshi ibi ngibi byakundaga kubaho mu gihe cy'ishora ariko bashora ku mariba ahiye amariba ahiye ubwo ni amazi y'amakera ubwo turabazi abantu mutuye iyo ngiyo mu bufundu uko bafite amazi ahiye hariya mu ntaresi ndetse kandi tukagera no kukamurwa hakurya mu bunyambiriri ndetse kandi tukagira n'andi mariba ahiye inyuma tuzi nk'iba rya mupfu tuzi ayo yose ni amariba bashoboraga kuba bashoraho rero icyo bita gukomata rero noneho ni cya gihe noneho habaga habashije kuza umuntu w'umunyembaraga umunyembaraga akavuga ati njyewe ngomba kuhira mbere kandi hari abamutanze akavuga ati njyewe inka zanjye zigomba kunywa mbere icyo gihe rero habagaho icyo bita gukomata si ikindi rero nicyo twita n'ubundi ni ukurwana cyangwa se kurwanira y'amazi burya rero n'inka zarakomataga kuko habagamo inka z'inyantege ariko none ugasanga harimo izindi nka nanone zamaze kubuguma izo nka rero ugasanga kugira ngo zizabashe kugera mu iriba nuko babanza kwimira izindi ubwo nimvuga kwimira uhita wumva kubanza kwegezayo izindi z'inyambaraga bakazigeza ku ruhande icyo gihe zikabanza zigashoka nitwibagirwe ko kandi hari n'inka zabaga zashoboraga kugira gutya zigahura n'ibibazo kubera kunywa amazi menshi ikaba yaturika icyo kinyarwanda gusa wenda cyo kiranyisobye gakeya sinibuka ukuntu babivuga ariko bitewe n'ayo mazi ukuntu yabaga aryoshye bitewe n'ukuntu yabaga afite urwunyunyu ugasanga inka irahasandariye ngo kagira Imana nuko rero ibyo ngibyo n'ubundi byakundaga kubaho kandi ugasanga n'ubundi ariko nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abo bashumba babaga bageze muri icyo gihe cyo gukomata ibyo ngibyo nabyo byabagaho cyane ugasanga n'ubundi hagati yabo bo ubwabo babikanye inzika ndetse zashoboraga gufata n'igihe kirekire ndetse kandi nanone ukaba ari umuco washoboraga kuba wakura ukagera mu miryango hahandi imiryango yageraga yo kuba yasabana abageni bakagira igihe cyo kuba bashyingirana ugasanga
harimo ikibazo cyangwa se habayeho ikibazo cyo kuba bavuga bati bariya bantu batubujirije inka zacu kunywa none ntabwo dushobora kubashyingira. Ibyo ikaba ari inzigo yaturutse ku iriba ku kibumbiro hahandi abashumba bahuriye baragiye inka bashoye. Rero kuri aya mabuga bashoragaho n'ubundi babyagije inka, abashumba ubwabo hagati bitewe n'udusozi uko bakundana bashoboraga kuba bakoma cyangwa se baharwanira. Ugasanga rwose inkoni irimo iravugiriza, dore ko abashumba buriya uko barimo abahanga bo gucyamura inka, habaga harimo n'abahanga bo gucyamura inkoni ku buryo yashobora kumubandika ibitugu akazayirwara igihe kinini cyane. Rero ugasanga nyine uwo muco cyangwa se ubwo buzima bw'abo bantu hari icyo bwashushanyaga, hari icyo bwabaga buvuze. Reka nongere ntera iteka abashumba mwese mwaragiye, mwaba muri ku musozi muragiye inka mukabona nk'umugenzi wigendera aho hantu hari akayira nyabagendwa, umuntu yitambukira mugatambika inkoni mu nzira, yayirenga mukamukubita mukamwambura ibyo yifitiye. Hari n'abashumba bashoboraga kuba babona nk'umuntu w'igitsina gore cyangwa nk'umugore yitambukira, ubwo bakamutega indobo igakwirwa mu gipimo. Ubwo ibyo mvuze ntabwo turi buze nuko cyangwa se yego uko ntacyo, reka tubivuga uko, ubwo birumvikana. Mwese mbahaye yambo, ariko atari nk'imwe yo kwa Rukara rwa Bishingwe yamburaga inka n'abana, ahubwo ni yambo yo ku ntaho y'amahoro. Yego rero ngayo nguko rero kera kabaye kabashumba nuko byari bimeze. Ariko reka ngushimire wowe uba wemeye gukurikira Musuri Bangukana Bigwi, kandi nawe ngushimire wamaze gukora subscribe, share ndetse na comment. Ni iby'agaciro cyane ko kugira. Yego mukomeze n'ubundi mudushyigikire, namwe mutarabikora twize ko muri buze kujya mugenda mukabikora ibintu bikagenda neza. Naho ubundi ngewe ndi Musuri Bangukana Bigwi nk'ibisanzwe, mbakunda kubi cyane. Amahoro.